reka dukomeze, reka twibaze iki kibazo. Mbese Paul abwira Timoteyo, mwumva bavandimwe, ndagira ngo mwumve iki kintu. Ndashaka kubanza kwerekana ko mu itorero rya mbere, ubwo ni mu kinyejana cya mbere, Kristo mu myaka 40 ni nk'uwaza kukubwira uyu munsi amakuru ajyanye na jenoside yabaye mu Rwanda. Ubu ntiwavuga ngo ntabwo ayo makuru yamenyekana kubera ko yavuzwe n'abantu kandi bagihari. Ubu se wabihakana ute? Wavuga ngo iki? Wavuga ngo barabeshya kandi bahari tukiri mu gihe abantu bakiriho babaye muri ubwo buzima. Ibyo byaba ari uburyarya. Paul yandikiye Timoteyo aramubwira ati, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, Paul yandikiye Timoteyo, nuko rero mwana wanjye, igice cya 12, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Murabyumva? Paul arimo arabwira iki Timoteyo? Aramubwira ati, ibintu wanyumvanye nta buvumbuzi ngushakaho, nibyo nanjye numvanye mu kanwa k'umwami wanjye Yesu Kristo, ari we Mana 100%. Ubiha abantu bo kwizerwa, bazabiha abandi gutyo. Wowe urinde ujye kuvuga ngo noneho ubwo iyi mandate, izi nshingano mbwira ahantu bavuze ngo uzabihagarike. Ndashaka rwose uyu munsi ko ibi bintu tubisobanukirwa tudaturutse muri historical side, ahubwo duturutse muri theological side, duturutse mu byanditswe byera bihari, tutajya kujijisha no kuruhanya. Ndahera kubera nibo ubundi ngamije gukomeza mu byo biringiye, ariko n'abatizera n'uwibwira ko yizera yishuka, amenye ko ibintu atizera ari ukuri kandi azabibazwa impamvu atabyizera. Uwizera rero nawe umugabo nyamugabo yikomeza, afunga umukandara, dukomeze uru rugendo. Hakuna abantu baza bitwaza ngo siyanse yagaragaje. Uvuga ni ibiki koko? Ibyo urabizi, uzi ibyo ari byo wowe? Siyanse se yavuga iki ku kuremwa kw'isi? Siyanse se hari ibintu biri hanze ya siyanse, kandi ibyo keretse udasoma. Cyokora ikimbabaza baba babivuga n'abantu babikura kuri radiyo, kuri nyine ataranigeze amanukamo, nibura ngo abe yaranayize habe. Abayize mbijyamo nkabireba nkabisoma habe namba rwose. Nta kiraho gihisha, ariko abantu bibikamo ubwoba bw'uko ibintu bitazwi. Bavandimwe, ndagira ngo mutege amatwi. Ikibazo rero ni ikihe? Ubu icya mbere, niba Kristo yaraje agafata igitabo akakiringira, intumwa yasize n'abahamya 500 bamubonye azuka, nabo bakabwira Timoteyo wari ugiye gusigara bati, uza inyuma y'aba apostles, nawe tuzabiha abo kwizera bibaho kwizerwa. Ni hehe wowe utinyuka kuvuga ngo bageze ahantu ngo baricara mu cyumba ngo bacana imyotsi, ngo abagabo bafite ibyanwa? Niyo scenario abantu bimagine mu mitwe yabo yumvishe canonization. Ntago ari byo. Ijambo bwaryo canonization bivuze a standard tureberaho ikintu, umunzani dupimiraho ikintu. Ntabwo rero mu by'ukuri abantu bavugwa ba Athanasius n'abandi bo mu kinyejana cya 2 n'icya 3 ntabwo bahitagamo ibitabo byanditswe n'Imana. Oya, ntabwo aribo babiremye, byari bihari. Ni iki kibitwemeza? Ni ibi ngiye kuvuga bikurikira. Ni iki kitwemeza ko byari bihari? Icya mbere, turahera kuri Kristo, yari abifite abyigishirizamo, avuga ngo dore ibyanditswe bisohoreye mu matwi yanyu. Paul amaze kuhagera, hari ibyanditswe nka 3 nshaka gusoma kugira ngo mwumve ko ibi bintu byamye bihari. Nyine ibyanditswe byari bihari, si ukubireba. Umunsi Imana yavugaga ikavuga ibyanditswe bye, ikavuga ibyo mu kanwa k'abahanuzi n'intumwa, ubwo kanoni yababayeho. Imana ivuga, ubwo nyine ibyivuze bibayeho, niyo standard. Ariko hari ukuntu bagenda bakadramatiza ibintu bya histoire, noneho no kutamenya amakuru disi, no kwiga abantu batabyumva. Murabizi amashuri amenshi y'iwacu wenda n'ahandi henshi, no mu Burayi hari ibihugu rwose education yabyo iri hasi, ariko naho iri hejuru
ntabwo bifite icyo bivuga rwose byabasha kugira icyo bimenyesha umuntu mu isi y'umwuka. So icyo nashaka kuvuga ni iki? Paul arimo arabwira ati ibyo wanyumvanye ubyigisha abandi. Ni ibiki? Kuko byari bihari nibyo byandi Kristo yigishaga. Paul mu Bakorinto wa mbere 15 aravuga ngo ibyo nabanje kumenya nibyo nanjye nabahereje. Murumva ko ari ikintu arimo arasubira inyuma ye. Tuvuze kuri Timoteyo, ubwo n'igihe Paul agiye kugenda ari hafi kuva mu isi, ati ibyo wanyumvanye Paul we yabikuye. Abakorinto wa mbere 15:3. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfira ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe. Nanone akabonekera Kefa, maze akabonekera aba 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Niki nshaka guhamya? Ndashaka guhamya ko sinzaduka Paul afite abikuye kuri Kristo. Intumwa zirabisigaranye zibahaye ba Timoteyo babihaye abandi. None bavandimwe, ya Mana yarinze bya bitabo byari mu maboko y'Abafarisayo n'Abasadukayo, yaje Kristo akaza akabifata. Ikiduhamiriza ko yabirinze nuko Kristo yaje akajya byakira nk'ibyanditswe byera akabyigishirizamo. Ntacyo yahinduye, nta gitabo yanditse. Nguko ukuntu yiringiraga ko Imana yabirinze, nta kindi gitabo yongeyemo ngo acyandike cyangwa avuge ngo ikindi kigoroye. Abihaye intumwa ze. Paul arimo aravuga ko ibyo bintu yabihawe, kandi yabihawe no mu gihe ababihamya bakiriho 500, kugira ngo hatagira umuntu uzibwira ngo ni ikinyoma abantu bahimbye. Ibi hari isomo rya mbere twigisha, nuko ibyanditswe byera byamye bihari. Ntabwo ari ba basaza canonization yabikoze, oya, ntabwo ari Athanasius. Ikindi, Paul uyu avuze ko ari byo yari afite nk'uko byari byaranditswe. Urumva ko yavugaga ibyo yasomye bihari. None hagiye kubwira Timoteyo, yabwira ati Timoteyo, ibi wanyumvanye uzabigeze ku bantu bose, nabo babihereza abandi. Urumva icyo arimo kuvuga? Avuga ko ikintu kizakomeza. Kristo yari yirahiriye muri Matayo 28 ati ndababwira yuko nzabana namwe kugeza ku mperuka. Imperuka ni rabo. None se ninde ushaka kumwambura itorero rye? None se iryo sezerano yatanze rirapfuye? Paul agiye kubwira Timoteyo ati wamenyaga ibyanditswe byera. Urumva ko byari bihari, ntabwo ari ikintu cyaje guhimbwa nyuma. Ngo wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kuzana agakiza, ngo kandi byose byahumetswe n'Imana. Ubwo se icyo kikwigisha iki? Kikwigisha ko ibyo yamenyaga ibidahari se? Reka nsome mwumve. Ngo Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 14, ariko weho ugume mu byo wizeye ukabyizerwa, kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi ko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumenyesha ubwenge bwo kukuzana agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. None se ati ibyanditswe byera warabimenyaga kandi byahumetswe n'Imana. None se ubwo nimwumva ko byari biriho, bibarirwa bitese kuri ba basaza muri canonization?